simbikore kubera ubuzima bwanjye bwari ubuzima bwo kwimenya nyine nari njyenyine bwari bugoye cyane ku buryo rero bagafite 15 byaje nakiniye mu kigo nanjye nabaga nyoboye ariko numva ngo ahantu ntago yari kumbona nari umwana kandi akenshi bariga mu banyamahanga kera batupanga deka gukina ikibuga cyose nkaba ndi mu bo hanze nkajyamo bwije abantu bari gutaha abantu bose bahisemo kuzajya bakurikirana Info Sport. Uyu munsi twahisemo gusura umwe mu bakinnyi bazwi muri iki gihugu, reka tumuhe ikaze anatangira twibwira. Ni Tuyisenge Peke yake bakunda kunyita Pekinyo. Izina Pekinyo ryaje kuva ryari? Ni izina ry'umupira. Ni izina abantu baza aba Brazilian nyine kuntu baba bitwa. Ni izina ryaje mu mupira ngiswe n'umutoza w'ikipe y'igihugu. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Uwitwa ni umutoza bita Branco Tuchaka. Branco Tuchaka. Hanyuma Peke yake ko byagenda kose buri wese abana b'Abanyarwanda batangira bakina umupira mu muhanda ku ishuri n'ahandi, wo gukina umupira byaje gute? Ni nk'abandi bose natangiriye mu muhanda kuko generation yanjye habagaho imipira ya za karere abana bo kumbakiniraga mu mihanda nyine. Natangiye nk'abandi bana bose nsanga nyine umupira. Niba atari banga hari hehe mwari mutuye? Hari igikondo ikibuga cy'Imburabuturu no ku kibuga cya Ekoreza Eroise. Uko nyemvuka hari igikondo. Hanyuma urakinnye mu muhanda nk'abandi bana bose b'Abanyarwanda, ntabwo buri wese arakina. Ni ryari watangiye kwiyumvamo ko ushobora kuba wabikomeza ukabigira umwuga? Urugendo rari rurerure ariko burya hari ikintu kikwenspira. Na makuru yuko numvaga ko hari abakinnyi bigira ubuntu kandi ubuzima nabagamo nari nkeneye uburyo nanjye nakwiga. Byatumye nshiramo imbaraga kugira ngo nanjye ndebe ko nakwigira ubuntu. Intego yawe mu mupira ko ari ukubanza kwane mukabona amashuri. Abandi bakinnyi benshi akenshi iyo umuntu atangiye kubona azi gukina ubona akenshi bitangira kubangamira resultat zo mu ishuri. Wowe uhisemo gukina umupira kubera ko ukeneye kwiga, kubera iki? Nakundaga kwiga kandi ntafite ubushobozi bwo kwishura ishuri. Bizaba ngombwa yuko kubera kumva amakuru ko hari abakinnyi ibigo bifata abakinnyi bigira ubuntu, ngomba ko nkora cyane kugira ngo ndebe ko nakwigira ubuntu. Niko kwanza niho natangiriye gushira imbaraga. Numa ntangira kwigira ubuntu kuva muri primaire mu wa gatatu mu wa kane, ndangiza primaire nigira ubuntu, secondaire primaire nigaga igikondo. Hanyuma umuntu wo mu wa gatatu yigira ubuntu gute? Ikigo kimufata nk'umukinnyi yigira ubuntu gute? Baba binagoye kugira ngo umwana wo mu wa gatatu akinire ikigo. Ukuvuga ngo ntago ubundi byari byemewe ko umuntu yakwigira ubuntu, ariko bitewe n'ubuzima nyine umuntu aba yarakuriyemo bwo kubura minervale, babonye uburyo nitwara kwanza mu mupira, noneho bibafasha kuvuga ati bambura ku ishuri kubera minervale, bakantumaho bati mumubwire azaza bigiye gukina. Ubwo rero biba ngombwa yuko profita kujya niga, ariko ntago byari bifunguye cyane kuko muri primaire byari bigoye ko bakwigira ubuntu. Ariko narigaga nyine kuko nari mfite avantage, kuko iyo nabaga ntahari mu ikipe y'ikigo ntago byorohaga nyine. Byatumaga nkina kugira ngo mbone ukuntu niga cyane. Uvuye muri primaire ugiye uratsinze cyangwa se watsinze ikizamini cya leta? Ikizamini cya leta naragitsinze. Ugiye muri secondaire na bwa bushobozi wenda butari bukoroheye, ikigo wabonye ikigo gihita kigufata kikujyana kubera umupira cyangwa hari uko ntibyagenze? Nibwo hari hakiza bino bigo by'amahesi. Hari ikigo cyitwaga Groupe Scolaire ya Kimisange igikondo, nabwo nyine niho narise njya, kuko bafashe hafi ya iyo generation yanjye hafi ya yose yari ivuye gukina finali mu rwego rw'igihugu muri primaire. Twagiye generation yanjye abenshi twagiye kwigayo. Hanyuma baraguhamagara ati uzaze kwiga? Ntago bampamagaye, nagiyeyo nk'umuntu watsinze njya kwiyandikisha nk'ibisanzwe. Ahubwo kwa gukina barakumenya. Umuhari umuyobozi wari uhari twari twarajyanye mu marushanwa yarashinzwe siporo mu karere. Yarahari arangije aravuga ati uyu mwana azadufasha mu mupira, batangira kuba za facilities. Ntabwo nagendaga nishingikirije ko nyina,
nari mfite iryo banga kuri njyewe njye nagendaga kwanza bakabanza bakamenya ko nzishyura noneho njyewe nkiga batangira kwirukanira Minervale nyimba amarushanwa ataratangira byarangoraga nyine naratahaga ariko iyo amarushanwa nabwo yatangiye byagoraga ko banyirukana bagomba kugutuma mbega nize mu buzima bugoye bwari ubuzima bugoye ariko umupira ukamfasha umupira ukagufasha hanyuma muri uko kwiga nabi urangije wenda turamukomeye waratsinze ukomeza icyo kigo ntabwo nagitinzeho narise njya kwiga narise mbona ikigo noneho kindekirita uwo mwaka umwe nize kuri icyo kigo cya esi narise mbona ikigo noneho gifata abakinnyi wigira ubuntu bizwi isa Nyarugunga ari iriho Bangabo Albert Babakame yari ifite abakinnyi bakomeye cyane icyo gihe bakiniraga ikipe y'igihugu y'abatoya 17 na 20 niho nagiye bwa mbere niho nigiye ubuntu cyari ikigo cya Afande Dodo ugiye muri icyo kigo kirimo abakinnyi b'abastari bambaye umwenda w'ikipe y'igihugu ubura cyajya kuri stade ujya kubareba mugiye gutangira imyitozo ni nk'akaki kakubayeho mu myitozo uzana godiyo zawe wasanga Babakame n'abantu bazwiho kuri nyuzura cyane bakwakiriye bate mu ikipe yabo niyo kuva mu bwana bwanjye kubera ko nakundaga umupira ibintu byose nabikoraga mumeze nk'ubizi abo Babakame nabaga kubera ko muri uko kuba igikondo nageze aho twimukira Kimihurura nageze aho nkajya njya Kimihurura yakinaga muri Renaissance Bakame twarahuraga cyane yaranze noneho na mukuru wanjye umuvandimwe wanjye yigagayo nawe yakinaga umupira yakinaga muri Renaissance yakinaga na Babakame ni ukuvuga nageze kuri icyo kigo nyine ntabwo byangoye nagowe no gukina kubera hari abakinnyi bakomeye ariko esprit yari hari byatumaga nkora cyane kuko iyo wabaga udakina barakwirukanaga noneho bigatuma nkora nkagendera kuri iyo ritme yabo bakinnyi bakina mu icyo gihe bakinaga muri polisi ari ndumva ari mu bakapiteni ni ukuvuga byatumye nkora cyane ndazamuka nkajya nkina nanjye birangiye ubona umwanya wo gukina muri iyo ekipe nabonye umwanya wo gukina imikino ikomeye nyuma tugitangira byaragoranaga ariko imikino nk'itanu nari isigaye nkina mbanza cyane urangije wenda kwiga cyangwa se urakinnye muri iyo mikino y'amashuri byagenze bite kugira ngo winjire muri shampiyona ubwo uwo mwaka nabwo nize muri esa Nyarugunga umwaka umwe nitambone ekipe ya deuxième division bita Sport ubwo biba ngombwa ko mbere yo kujya muri Sport nabanje kujya kwiga kuri Upgrade Indera naho bafataga abakinnyi nabo bagiraga abakinnyi mbese bahise bagukura muri Nyarugunga utarakinaga bahita bagufata bakujyana Indera ni ubuzima bugoye nyine ariko abanyarwanda bagomba kubyumva ntago byari byoroshye kwiga ku bigo bitatu imyaka 3 ase ubundi wiyadaptaga gute nk'umukinnyi uvuye Kimisange ugiye Nyarugunga umwaka umwe bahise bakujyana Indera aho uri kuhasanga abakinnyi batandukanye urungano rutandukanye wiyakiraga gute mu ishuri rutangiye kuzagitsinda ntabwo mu ishuri natsindwaga kubera ko narabikundaga ariko kubera umwanya kubivanga n'umupira akenshi nabaga no class hari ibizamini nakoraga kubera ko ntago nabaga mpari hari ibizamini babaga dufite ariko ufite match simbikore kubera ubuzima bwanjye bwari ubuzima bwo kwimenya nyine nari njyenyine bwari bugoye cyane ku buryo nabaga nafata decision yo kudakora examen nkajya gukina umuntu ashobora kutabyumva ariko je narabifataga kuko nibwo umupira ni wari untunze n'ubundi none watumaga niga hari umuntu utaraza kubyumva ubakina mu mupira kugira ngo wige hanyuma nanone mu gihe cy'ibizamuka wafata umwanzuro kuko nabaga nize ako iyo wize utakoze ibizame ntago abantu babyumva niyo mpamvu ugomba ndimo ndaganiriza abanyarwanda ku buzima bugoye mba ntaciye ntago byari byoroshye ni nayo mpamvu amashuri yanjye ntago nigeze nyarangiza kuko nari napanze kwiga ntago ariko nize ugeze Indera ukameye urakinnye byaje kugenda bite niho natangiriye kubona ko mfite kariyeri y'umupira ngeraho nshira imbaraga mu mupira ugiye muri Sport nagiye muri Sport niga Indera Sport ikorera inaha na Upgrade Indera ibyo bintu kubivanga n'amasomo ntabwo byari barande Chris ba Sport
yarandekrise nari maze kugera ku rwego rwiza kubera n'amarushanwa y'ama interscolaire yabaga ibigo byose nigagaho byageraga kure mu rwego rw'igihugu hahandi nyine abatoza bose bazaga kureba abakinnyi mu interscolaire nabaga ndi umwe mu bantu bari kurebwa cyane niyo mpamvu rero ntabwo byangoraga nahise njya muri siporo naho namakina umwaka umwe nitanjya muri Rayon Sport. Rayon Sport, Rayon Sport icyo gihe abizi Rayon Sport ko yahoze ni ikipe ikunda intsinzi bagiye mu cyiciro cya kabiri bakwiye umwana bakujyanye muri Rayon Sport byagenze bite? Ntabwo baje mu cyiciro cya kabiri ni ukuvuga ngo icyiciro cya kabiri nakinye shampiyona irarangira ariko kumwe uba wiga nyine muri interina ubuzima bwarangoye hamwe bura n'isabune yabibaho rero mba ku ishuri ndataha nje gushaka uburyo nabona ibikoresho ariko nahandi nabaga ndi bubikure nabikuraga mu biraka nateraga ibiraka cyane wabaga ku ishuri usabye uruhushya rwo kuza gushaka ibikoresho ukajya mu biraka nkajya gukina ibiraka by'imirenge nakinaga umupira na ahantu bakina umupira nka kera mu mirenge bagwembaga nkangahe nko ku mukino wa kimwe ntabwo najyaga munsi y'ibihumbi 10 ibihumbi 10 bya kera byo muri za 2006 gutyo 2006 10 bakabigura 2005 2006 nibyo buzima niho nakuraga isabune niho nakuraga inkweto hari n'abiciraga na 15 kuri Minerval nari umuyobozi iyo nabaga mfite 15 byaje nakiniye mu kigo nanjye nabaga nyoboye ariko namva ngo ahantu bagwaga nk'amafaranga nk'umurenge ati wenda urakina ibihumbi 10 atari ko igitego kirimo ari aho wajyaga gukina bitewe n'ukuntu bishimye ibihumbi 10 ukabirenza bakakwishimira hari n'ahantu wibuka waba waragiye nko guhahira nk'umurenge bakaguha amafaranga menshi hari umurenge nakiniye uyu murenge wa nimba ari wa Nibonye hano muri Kicukiro bama 50 ndakeka kera 2006 ni kera ntabwo nibuka neza ariko nyine mu by'imirenge bigihari ugasubira ku ishuri meze neza niho naguraga agasupresi keza niho naguraga gasabuni na korogate ubuzima bugakomeza hanyuma Rayon Sport bikubonye ite? Rayon Sport yambonye naje gushaka ibikoresho nabwo wagiye mu mukiraka naje mbura ikiraka noneho njya gukina ahantu ku Kimihurura mu basaza bo ku Cyumweru n'abasaza bakina ku Cyumweru basaza nyine babonye ukuntu nyina mbona abasaza bari kumbaza ati wa mwana we kuzi gukina nta kipe ufite ndabwa ati ubu ngubu ntayo nakinaga muri siporo uriga se ndabwa ati ndiga mu gasaza umwe arambwira ati se wakusabira muri Kiyovu ugakora imyitozo wabyemera ndabwa ati nta kibazo njya gukora imyitozo muri Kiyovu ariko hari abakinnyi benshi cyane icyo gihe habaga huzuye kweri habaga ari abakinnyi nka 200 kandi b'abanyamahanga noneho ebana hahandi ukora imyitozo yo kwiruka mugakora pompage yatozwaga na Mabombe Rusindura Antoine ubwo nkora imyitozo ariko ntago yari kumbona nari umwana kandi akenshi bari mu banyamahanga kera batupanga deka gukina ikibuga cyose nkaba ndimo bo hanze nkajyamo bwije abantu bari gutaha babaga mwiriweyo najyaga muri ya myitozo saa 9 icyo gihe Kiyovu yakoraga nimugora saa 10 saa 9 mwabaga muri hari nibwo nakozeho kabiri ubundi mu gitondo AS Kigali yakoraga mu gitondo itozwa na Kayiranga Baptiste naho ujyayo nabikoze nk'ubusazi babatereka ngende ngo baye matize kujya gukora imyitozo muri AS Kigali mu gitondo nimugoro ukajya gukora tize muri Kiyovu none hari test bwari uburibwe bukomeye cyane uzakora cyane noneho nta n'ubuzima ufite utari buvuga ati wenda natahamwe n'amaguru kipere neza bwari ubuzima bugoye ariko njye nshima Imana cyane kuko hari igihe ubona ibintu byagiye biba kuba se ibi bintu byabaga mbona ubu ngubu ntabishobora icyo gihe nabonye mbicamo ariko mbona ubu ngubu ntabishobora niho ritubonera imbaraga z'Imana nuko nyine nagiye muri AS Kigali nkora imyitozo Kayiranga kwemerera nukuvuga ntabwo yaranzi narahageze habari amaze giye bakora ariko mu kwa gupanga list apanze teka ikipe imwe ibura umuntu ukina kuri gatatu ibuze umuntu ukina kuri gatatu ndebye mbona abakinnyi bose bahari n'abataka n'iki ndamubwira nyina kuri gatatu kandi ntago ariho nakina usanzwe gakina kuri kangahe nakinaga 11 nyine uravuga ati reka nsubire inyuma hose nakamusa naravuze ati njye nashakaga ikibuga nashakaga ahantu umuntu anshire mu kibuga nigaragaze gusa yanshize kuri gatatu iminota 20
yari sabwira umuntu wo gukina kuri 11 ngo dusubire inyuma turebe uwo mwana imbere ukuntu arakina. Ubwo kuri gatatu rero babishoboye nafataga baro nyine nka depanse uri gukina kubera ko nari ngize amahirwe mbonye ahantu bari byibura ari umuntu ukurikirana nshobora kwigaragaza bishimiramo Imana muri Kigali byahise bicamo neza. Umunsi umwe wa mbere hageze Kayiranga Batista ambwira ati uzagaruke n'ejo. Ubwo se uwo munsi wasubiye muri Kiyovu? Umunsi nagiye muri Kiyovu nimugoroba ariko uko wa kabiri ntabwo nasubiye muri Kiyovu. Kuvuga rero ngeze muri AS Kigali dukina imikino ya gishuti ndibuka nageze muri Kiyovu muri AS Kigali kuwa gatatu. Nkora kuwa gatatu no kuwa kabiri kuwa gatanu bafite match amicale na Rayon Sport. Rero iyo match amicale ya Rayon Sport Raoul Rushungu nibwo warakigaruka kuzanamo abakinyi bakomeye bagatete Jimmy aribwo bari kugaruka. Navuga ati Rayon Sport ntabwo naryamye. Byagenze bite sa? Ubango nimba match arejo. Iryo joro ntabwo nasinziriye. Warayirota kubake nasinzira bakanti. Ejo nicyo gihe cyanjye cyo kwigaragaza. Uko nari ngize amahirwe Batista mbwiye ngo uri muri 18 bazakina. Mwitozo ibiri ahita muri 18 hari abantu bamaze amezi harimo n'abanyamahanga. Ndabyibuka yanyitaga ngo Kadogo nyine ni nari urakana ejo zagaruke ndavuga ati nzaza. Rero ibintu byanshimishije nakinye match ya Rayon Sport hamwe irangira na Rayon Sport ubwayo abantu batanye bati uriya mwana umuntu n'umunyamahanga ntabwo yaba ari umunyarwanda ukina kuri. Yego noneho ubwo Tegeye kuri kabiri hari Rayon Sport hari inde uri gukina 11 muri match ya gicuti. Kabiri hari Rayon Sport. Inde mwari muri muguhura. Hari nyakwigendera Gangi. Gangi. Waramukaraze byanyabye ariko. Yamesheje liste. Ubwo kubera ko nari mutoya kandi yarabaye n'imbaraga ziri inyuma zigusunika hari icyo ushaka kugeraho. Ngo nawe yahuye n'ikibazo uwo munsi. Yaravuze ati urwana nazi. Nubango je nashakaga kwigaragaza pe. Ndangije ndigaragaza. Abarenge n'abayo barambora baranshima ariko biratuza nkomeza imyitozo muri AS Kigali. Noneho dukina imikino yindi ya gishuti harimo wa polisi. Ariko nyuma y'uwo mukino wa AS Kigali wa Rayon Sport kwanza. Batista yarise ajya muri Rayon Sport. Ahita ajya gutoza. Raoul Rushungu yamusabye kujya kumwunyuza. Ni amakuru numvishe ko yarise ajya kunyeza Raoul. Ubwo agiye muri Rayon Sport rero niho batangiye kunkurikiranira. Raoul yarise amubaza nyine ati umwana nabonye. Batista nyine amubwira amakuru y'ukuntu yambonye nawe yari ataramenya cyane. Yari amaze kumenya yanshimye arariko tutaramarana igihe. Icyo gihe nta na telefone zabagaho kugira ngo umuntu akominike n'undi byagendaga telefone ntago zabagaho ariko hari ababaga bazifite nk'abaturanyi cyangwa inshuti. Ariko njyewe kwanza nari umuntu ukurikirana buri kantu kose. Nimba bavuze ngo imyitozo n'ejo saa 10 nagombaga kuba saa 9 mari kuko nakandi kazi nari mfite. Ariye nahageraga saa 8. Ubishuri warariretse uri guhiga ikipe. Ubwo icyo cyumweru ni cyumweru kimwe mvuye ku ishuri nari se njya muri AS Kigali. Nyina match ya Rayon mu cyumweru cya kabiri. Narise ntangira kunegosiya na Rayon Sport. Baraguhamagara ati ngwino. Ukuvuga ngo batangiye kumbaza nyine ati byakunda kuza ndanga ndavuga ati reka ntabwo byashoboka ndacyari muto. Numva nize byibura njya ku ishuri ntagurika ya Jimmy Gatete. Noneho kumva ngo Jimmy Gatete ari muri Rayon Sport nanjye ngiye numvaga bitashoboka. Nyenda kuvuga ati petemereza karakano hano. Numvaga bitashoboka, numvaga ari ibintu bihambaye abakinyi bari muri Rayon Sport barakomeye cyane. Ndanje nkagira ngo barimo baranyinisha ndavuga ati ntago naza muri Rayon Sport mureke basinyine muri AS Kigali umwaka umwe nzaze umwaka ukurikira. Hamwe ati aho nta kibazo nimba wumva bitakunda ndabihorera nanjye numvaga dukira match amicale ubwo Batista yagiye bazanye Eric Nshimiyimana. Aradutoza hageze nawe arita nshima dukina match na polisi match amicale tuyitsinda ku kimwe ku busari n'igihe we wagitsinze. Nyuma tujya gukina match na APR hariya kuri tapi kuri Ferwafanye. Nitwara neza cyane ndumva twaranganyije nayo bibiri sinuka neza ariko kuntu nitwaye byahise bituma uwo munsi Raoul Rushungu bwa ambwira ati yarahari twakinye match na APR ahari. Bari batangiye gukomeza kugukurikirana match irangiye kumwe mu murimo murambara nyine numva umuntu arankuruye ndebye nyuma mbona niwe. Arambwira banjyana mu modoka nyine turaganira
hamwe ati humura wakina ibintu mbonye uri gukina hano uri gucenga abantu ba APR wayi uri muri Rayon Sport utabacenga bandemamo icyizere gufata bampa iminsi yo gufata icyemezo ko twari twakinnye na APR kuwa 4 kuwa 5 twari twakinnye na APR kuwa 5 kuwa 6 yari decrassage ku cyumweru Rayon Sport afite match na Electrogaz Raoul yarambwiye ati kugira ngo ubyemere ku cyumweru uzaza ukine match ya Electrogaz nta entraînement nakoze muri bagatete mugiye gura warigiraga ku makaye yabo ndavuga umuntu uri kumbwira nze gukina match nta myitozo nakoze ubwo ngisha inama sasa ubwo hari babakame hari ba baby bakame bo mwarakinanye muri secondaire muri Mozilanye we yakinaga icyo gihe muri AS Kigali ndamugisha inama mbega hari abagara benshi nabonaga bakubabaza ndavuga ati se ko ndi muri AS Kigali nari ntangiye gufatisha Rayon Sport kabishaka mbigenze gute bangira inama barambwira ati nimba ari umutozo ugushaka wagenda nta kibazo nuko ku cyumweru nyine Eric yaje kureba match ya Rayon Sport ambonamo arikaga aravuga ati se biriki ariko mu by'ukuri ubuzima bwari neza match ya Electrogaz nubango nahavuye abafana bendaga ko nterura bavuga ati rero tumuzane wagatete wawe wahora gureba ku ikayi nyine abakinyi bakuru bose bari kwanza bari baranshimye mu mikino twakinye nabo nuvango kumbona bari bamaze kubona ko ndi umukinyi mwiza nahageze bamakaribu mbona nta kibazo gihari bakinyi bakuru bakiriya gihe barubahaga banyakiriye neza mbona ndisanga muri Rayon Sport hanyuma muri Rayon Sport muravuganye uri wa peke yake wajyaga gukina 10,000 mu murenge kame mu kugusinyisha amafaranga bagusinyishije wapi bwari ubuntu byari bigoye ukuntu natekerezaga ni mu mbere nari mfite nta manager hari ibintu byinshi narinzi wabati mwinu kaza hari ibintu byinshi narinzi mvango kujya muri Sport numvaga ko ari ibintu byiza numvaga ko bidasabwa amafaranga numvaga ko amafaranga azaza tu icyambere ni ugukina nge nyine nta n'umushahara bakwemereye barawunyemereye nyine bashize ku mushahara bashize ku mushahara icyo gihe ntabwo yari make yari 100 ni wowe basi ariko icyo gihe n'ubusubi inyuma gatoya ndi muri AS Kigali ndibuka umutoza Batista yari yamaye 200,000 kugira ngo uyisinyire ni ukuvuga ngo yari yamaze kunshima ariko arambwira ati weho ufashe 200,000 ugenda ugura agakweto ugende ugura ka stock mu rugo noneho witegure neza ubiri tayari arambwira ati hatagira undi muntu kuvugisha umenye kuri muri AS Kigali urumva rero agenda ni nayo mafaranga ameze nkaho naguswe ngo niyo waguzwe muri ariko nta muntu wa Rayon Sport twavuganye nta muntu wa Rayon Sport twavuganye ninde wanegosiye nawe contrat niko nani contrat icyo gihe ngewe nta contrat zari ziriho kuko ngewe ndibuka contrat zaje nyuma icyo gihe wasinyaga lisanse yari ifite valeur y'imyaka 2 iyo ufite lisanse valeur yabaga ari imyaka 2 nta by'amakontra byabagaho nubwo umwaka rero agiye muri Sport sinya lisanse gusa ahubwo umwaka ukurikiyeho ndangije nibwo hari haje itegeko rya kontra nuko nagiye muri Rayon Sport winjiye muri Rayon Sport championnat yawe ya mbere urigaragaje cyayenze bite muri championnat yawe ya mbere byari bigoye ariko ndashima Imana pe Imana ndayihimbaza ngo nagiye muri Rayon Sport namaze imikino 5 ntarambara jezi ya Rayon Sport byari nagabiteze basobaga cumi ugasanga ndurimo bara bakomeye arabatozo barakinaga bana mwitozo nakoraga n'uwanjye saa 10 za mu gitondo ngena bagana nagiye muri 18 bagabati bagasoma bose ukumva pika yake ntasoma ukabyakira te nyine nabaga narabyuhaga uko abakinyi bari bakomeye barabakinyi na 11 muri icyo gihe Kabongo Honore hari Kabongo Honore hari Jamari Mwiseneza bahashira Kanombe bahashira uwo bitaga nyumba ya Robert nuvuga ngo hari abakinyi bahenje kwa impande bari abakinyi benshi ku buryo umukinyi babaga ari polivara umwanya wagushizeho ugomba kuba uri tayari ugavuga ati nta kintu nakora nge narakoze gusa imyitozo imikino 5 ntambara ndi muri tribune bagati nangiye hahandi utangiye avuga ati ibintu birakomeye ngira amahirwe bahamagara ikipe y'igihugu Amavubi utakinaga ntakinaga bahamagaye Amavubi Rayon Sport abakinyi ba Gatete Jimmy abakinyi nyine bari barimo neza Jamari bajya mu Mavubi bajya mu Mavubi nsigara muri Rayon Sport icyabaye y'Amana nakubwiye Rayon Sport yagiye gukina match amikare nayo Mavubi nayo Mavubi bahamagaye
peke yake Kamembe agomba gukina peke yake noneho ari mu basigaye ntago ndi bubura umwanya nateye match naba bandi Burundi. Baravuga ati ndacyari mu rwego rwo kwigaragaza. Nateye match Burundi, nateye match irangira nitamfatisha. Yaba mu Mavubi bahita bambwira bavuga ati uriya mwana bati natwe tukongeremo. Bahise banyongera. Ese babikubwire ku kibuga. Nibyo nubango nahamagawe mu Mavubi bwa mbere maze gukina match imwe ya champion. Bango bambonye muri iyo match mikare. Noneho muri nitambona n'umwanya noneho muri reyo tujye gukina match noneho yindi ya champion mbanzamo ntanitwara neza nuko iyo match nyuma y'iyo match nibwo nyuma barihamagaye ikipe y'igihugu none baramamagara se kera bahamagara gute barakwandikaga bati tugwamagaye mu Mavubi cyawumvaga liste nka kuno ukayumva nko kuri radio cyangwa hano ni kuvuga ngo iyo baguri mushasha barumenyeshaga umutoza wawe akaba ari uza kubikubwira noneho ariko nubundi liste bazivugaga ku maradiyo rubango ngiye bwa mbere bampamagara nabimenye mbere yuko koca bimbwira nabimenye ndi kumva radio ndi kumva urubuga rw'imikino baravuga ati Tuyisenge peke yake yongere mu Mavubi bavuze izina ryanjye ndikanga ndavuga ati umunyamahanga noneho wiski izina ryanjye ntabwo ndi babongeraga abanyamahanga mu kipe y'igihugu kera hazaga umukinyi uwo hanze bakamwita izina ryo mu Rwanda numva bavuze Tuyisenge peke yake navuze uwo muzayirwa uze kwitwa Pekinyo ninde ko peke yake ubwo ariko kuko n'abakinyi twari turi kumwe muri lokale barikanze ati peke yake turi kumva urubuga rw'imikino kumwe muri lokale muganira noneho ko caje yarambwira ati ni wowe byakira ute sasa nyine urumva yari umutoza mwiza Mirawo Rushungu yari sambwira arambwira ati ntihazagira ikintu hindura nujya gukora imyitozo ukuntu ukina nujya mu Mavubi ari kuzakina ntuzahindura uko umuzungu wakubonye hari karite yakubonye aba ari uzakomeza gukina ni nageze mu Mavubi rero ngiye nkomeza kuri ibyo uko narumvaga naranakoraga mbega nashakaga kugira ikintu ngeraho cyane urumva bwa buzima bw'ubusharire nari natangiye kubuvamo ntangiye guhembwa ntangiye kumva ko noneho ubuzima umeze neza naguraga stock mu rugo barumuna banje noneho naguraga sabuni ntangiye kuba umuntu w'umugabo nyine cyane hanyuma ugeze mu Mavubi urakinnye abantu wasanze mu Mavubi nanone hari abo wumvaga kuri radio nabo nyine n'ubundi bagatete Jimmy n'abakinyi bakomeye cyane nari narafanye ndibuka hari igihe najyaga niyandika Katauti ku mugongo naramukundaga cyane agikina kera tumubwana kwa kundi bamuri ubukana byandika ku mugongo bati ngende Katauti ukita mu defenseur kandi uri umwatari hari umukinyi n'undi nakundaga cyo gihe nakundaga muri quartier bakundaga kunyita Muronda Jean Pierre wo muri Mukuru urubango mu bwana bwanjye n'umwana kana gatoya hari abakinyi nakundaga cyane nakundaga umupira sasa urumva bakinye Sekafa 99 nayirebye kuri televiziyo ebana ndi umufana wayo byahatari wigeze utekereza kuba wagira inzozi zo kuzakina mu ikipe y'igihugu kabati zibaye impamo ubundi ikintu cya mbere cyambabaje nakinnye umupira kuri esprit ya mama ari gutumye nkina bishigikira ariko nagiye mu Mavubi atari nkurana na esprit ikintu cyose mbona cyo kugeraho ngiye nyikorera muri icyo gihe nyine wumva nimba naratangiye nshaka kwigira ubuntu nyuma nkaza kubona ikipe muri deuxième division muri Sport izajya inyishyurira ishuri ubwo nabiciyemo ariko Sport yamaga 50 byo kwishyura ishuri n'ibikoresho by'ishuri ariko ntago nishyuraga aho nigaga negera ngo ngo amafaranga yari umushahara wawe mu mezi 3 mbega mu gihembwe nahembwaga senkani mu gihe hani nka 15 bakamba igihumbi kitike uriko kuvana indera ikuzanira Mirambo cyahano inzana hano Kicukiro nukuvuga rero uko nagendaga nzamuka nagendaga ngira inzozi nkazibona kugera mu Mavubi rero nabyo mpageze noneho natekerezaga no hanze nahise ntekereza no kuba najya gukina hanze mu Mavubi narakoze hari abakinnyi bakomeye cyane ariko uko umupira wacu wari wubatse icyo gihe n'ukuntu wubatse ubu ngubu biratandukanye icyo gihe umupira wacu wubatse kuri resultat zako kandi ntabwo barindiraga ushoboye ni wakinaga ucoboye muri icyo gihe ni wakinaga nta byo kuvuga ngo uyu nguyu ngo turi kumurera ngo cyangwa yakibuya nuko nageze mu Mavubi ndakina basi
wurira indege bya mbere byari ryari? byari muri 2009. Yamugiye Oya, gukina. byari 2008 ariko mu kwezi kwa 12 ndumva haraburaga nk'icyumweru ngo bunani buhe. Wari ugiye gukina he? I Bugande muri Sekava kuko ndibuka match ya mbere nayikinye ku bunani. Match ya mbere yo mu Mavubi. Yakinnye ari kuri Bonani ya 2009. Ya 2009. Ukinira ikipe y'igihugu. Twakinnye n'Abagande. Niki cyagutunga ugera mu ndege kandi? Ibintu byose bishyashya biratugura. Kugera mu ndege bwa mbere kwanza nje nari umuntu wiyaminiye ibintu byose ngumva ko ngomba kubibaho kubikora. Numvaga nta kibazo ariko ihagurutse narikanze. Ihagurutse ndetse patara. Avuga ati hino ni ibibazo. Ufata mu ndege kandi muri mu kirere. Ese pata intebe ndayikomeza. Hanyuma se mugeze i Kampala. Niki cyagutunga ukigera ku kibuga cy'indege kindi kitari i Kanombe? Nica nyine kumanuka nabwo. Kumanuka nabwo biragora. Bitabimenyereye nyine. Nabwo iyo ugiye kumanuka nabwo urafata. Uvuye kuri wa peke yake wajyaga wenda gukina mugiye muri hiyase cyane rimwe mukagenza amaguru mugiye gukina uri indege igihugu cyose kiza ahantu uri mu mutima wawe watekerezaga iki muri icyo gihe? Muri ibintu byose iyo wahagurukiye igihugu wambaye umwenda wanditseho u Rwanda ibintu byose ubwo byari biri ku ntambara igihugu ngo nagezeyo mu mutwe wanjye harimo ko igihugu cyane ngomba gukora igihugu noneho kigatsinda. Nimba narakoraga muri primaire ikigo kigatsinda, nkakora muri secondaire kigatsinda, nkakorera muri club kikabona n'igihugu cyane numvaga mfite ishyaka. Ariko nagiraga iryo shyaka ndi muto. Nagiraga iryo shyaka ndi mutoya. Ariko nkagendera kuri esprit y'abakuru ndi kubona. Hanyuma uvuye muri Rayon Sport weregeje mu yandi ma equipe, hari ikintu wicuza muri kariyeri yawe? Umva uvuga ati hari ikintu ntakoze muri kariyeri nagomba kuba nakora? Nubako kubera ntago wenda abantu babisobanukirwa neza ariko kubera igihe imyaka nari mfite n'igihe nicujije decision yo kuva muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport uvuyemo bagushaka? Navuyemo banshaka. Navuyemo banshaka kuko nyine nari ndi mu rwego nakina ikipe y'igihugu na Rayon Sport nari ndi gukina. Baranshakaga ariko kubera ubwo buzima najemo naje muri Rayon Sport batanguze umwaka urarangiye barimo baragura abakinnyi mwumva hari waguze miliyoni 4 hari waguze 5 kandi warasinye yewe narasinye imyaka 2 kubura. Noneho nshaka ko ubwo mu buzima bwahindutse mu rugo hari dépense ndi kubona namaze kugira responsibility nyine. Noneho bwa buzima n'iki biramvanga fata icyemezo na n'ubu ngubu nicyo nicuza kuva muri Rayon Sport kuko ntago naviriyemo igihe nakaviriyemo ntago aricyo naviriyemo. Uva muri Rayon Sport wagiye ku mafaranga angana? Nibanga ariko yari meza kuri njye icyo gihe. Ntago nyaregreta kuko ninjye wayanegosiye ariko ntago yari mabi. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwabyakiriye gute? Ntago byabanezeza. Urumva bo bambaraga nk'umwana wabo. Bambaraga nk'umuntu wasinye lisansi ya mbere mu cyiciro cya mbere muri Rayon Sport. Kuko byaranagoranye kuko ndumva bari bampagaritse ko nagiye mfite amasezerano yabo. Noneho nge nabase ko nta contrat nasinye. Bati lisansi yawe ifite imyaka 2. Yabaye ngombwa ko nishyura. Nishyuye amafaranga kugira ngo ngende. Mbega byabaye bibi. Ubu byabindi nzi ko bibaye ibisubizo. Byabaye bibi cyane kuko urumva amafaranga naguzwe nahise nkoramo nishyura Rayon Sport. Ngo nicyo kintu nicuza mu mupira ubundi kuko iyo nza kurindira nihangana nkaguma muri Rayon Sport hari byiza byinshi nari kugeraho. Ariko navuye muri Rayon Sport bihita birangira. Aho nagiye byarangoye kugira ngo nongere kuzamuka. Se nk'amakipe yo mu Rwanda akunda guhinduranya abatoza reka tunacyo tukigeho. Wenda nka Rayon Sport nk'umwaka ushize haciyemo abatoza nka 5 cyangwa 6. Nk'abakinnyi iyo mwumvise ngo umutoza umwe mwari mufite yagiye haje undi muri camp nkawe wabaye kapiteni igihe kinini mu byakira gute abakinnyi bo ku ruhande babyakira gute? Football na akazi
ni ukuvuga ngo impinduka zose zaba ba bosi banyu bakora ziba zishaka kuzanira ikipe ibyiza kuko bo baba babareberera nyine baba ari ba bosi banyu wowe umukinnyi rero kumva ngo haje umutoza nyine nta kintu wabihinduraho ahubwo ikintu kibagora nyine urito utekereza urito uvuga se systeme twakinaga na style twakinagamo uyu mutoza nibyo akunda rero iyo haje umutoza akahita ukabona style wakinagamo ntago ari yakunda nyine uraferinga kandi hanze mu bakunzi b'umupira bigaragara ko wasubiye inyuma babona ko utakiza umupira cyangwa se washaje ariko burya umuntu uhinduriyeho abatoza cyane biramugora cyane ubundi umutoza araza nimba wenda utarumenyere nuko atoza ugakora ukiga style ye ugashaka umwanya ariko umutoza yaje mutangiye kumumenyera akagenda biragora nyine cyane. Shampiyona y'icyiciro cya mbere wayimazemo igihe kinini waciye mu makipe agiye atandukanye, hari ibintu bajya bavuga wenda muri shampiyona mu Rwanda ngo gutegura ibintu byo gutegura. Hari ikipe yigeze icamo umuyobozi w'ikipe akaba yabasaba kwitsindisha kugira ngo muhinde ikipe amanota. Kwitsindisha bajya bavuga ngo gutegura imikino ngo ikipe ngo yaberekeye indi ngo kakitazamanuka ibintu nk'ibyo. Ntago wavuga ngo yayibererekeye kuko imikino ntago isa. Ni nayo mpamvu hari prime ibyibuha. Hari igihe mujya gukina match prime bakayidubura. Niyo ngo rero iyo match mujye gukina nuko ibitandukanye n'izindi. Rero hari n'ahantu nyine ibyo bishobora kugaragara mukajya gukina n'ikipe ukabona nta mbaraga bashizemo, yaba abayobozi ukuntu bategura nyine bacaka amanota 3 ukabona babifashe mwahembwe nta kibazo ariko nta gahimbaza musikari kadasanzwe gahari nibisanzwe. Noneho namwe buriya hari ikintu moraruma nyine byongera mu bakinnyi ariko ntago uri kuvuga ngo umuyobozi yababwira ngo mwitsindisha ntaho nigeze mura nabyo. Hanyuma dawa mu mupira dawa ngiye nibaza kuko buriya mu buzima habaho mahame y'abantu. Hari abantu bakunda abagore ugasanga nta kindi kintu akunda, nta n'ingwa y'inzoga nta n'ubwo anywa itabi, yikundira abagore barakageso yifite. Hari abantu bakunda itabi ugasanga anywa itabi ariko nta n'ubwo yanywa no kwicupa cyangwa umugore nawe amubwira. Hari abantu mbega ibintu byinshi ngo rero ibintu nka biriya biba mu mahame y'abantu mu buzima bw'abantu birahari. Hari abantu bitewe n'imiryango bakuriyemo, imiryango bavukiyemo. Rero uwo muntu iyo muhuye akakwereka ko hari ibintu akora kugira ngo bimufashe, ntabwo nje mbigiraho ikibazo kindi. Wigeze uba muri equipe cyangwa se abatoza bose bagutoje, hari abatoza bigeze kubasaba nka equipe gukora imihango runaka kugira ngo mugiye nko gukina umukino runaka? Ubundi ikintu cya mbere narahiye ubu ngubu no kutabeshya. Ntabwo nakubwira ngo ntaho, ni ukuvuga ngo ibyo imihango nyine haraho yabaye, haraho nacaga bikaba bijye binafekta n'abakiriya. Bababwira gukoteza amafaranga y'umuti. Ntabwo kigeze bikabaho byo gukoteza amafaranga y'umuti. Oya n'ibivuga mu by'ukuri mu mupira habamo ibintu byinshi ariko ntabwo ibintu byose byahatse burya ni amabanga y'akazi. Hanyuma wenda dusoza ikibazo cya nyuma, uyu munsi Migi nibwo yatangaje ko agiye kuva mu ikipe y'igihugu. Ni umuntu mwakinanye mu ikipe y'igihugu, ahisemo gusezera nyuma y'imyaka 10 nakiniye ikipe y'igihugu. Ubona abantu bakiniye ikipe y'igihugu, uburyo basohoka mu ikipe y'igihugu n'uburyo basezera umupira, ubona ariko byakakwiriye muri rusange? Erega buriya abantu bose babaho mu buzima butandukanye. Migi ashobora gusezera, buri wese asezera uko abishaka kubitewe n'ikitumye asezera. Ubu ngubu kano kanya ntabwo nzi ikintu gitumye asezera kuko njyewe ni nkanjye peke wicaye hano. Hari abantu babifata nk'ibitangaza sibyo, ariko se wayi ubu ngubu bumva ko amahirwe aba yarangiye. Wamugani wowe warasezeye cyangwa amahirwe aracyari baguhamagaye wasubira? Njyewe ntabwo ndasezera. Ndasezera se gute? Njyewe nizera Imana, nizera ko habaho ibitangaza sibyo, nizera ko Imana ihindura ibintu. Wahise nashobora gukina match neza, Gorilla yazamuka nkayiyobora tugatwara shampiyona ndi kapiteni, nkahamagarwa mu ikipe y'igihugu cyane. Ubuzima se umuzima ntabwo ari umuntu burangiza. Oya,
Imana yonyine niyo igena. No kuvuga ngo iyo ugeze ku rwego weho uvuze ngo urananiwe, ni wowe uba unaniwe. Kuko ndakeka urugero tujya twese abakinyi n'abanyarwanda benshi bamaze kubona ni Kagere Meddie. Kagere Meddie yakinye mu makipe menshi mu Rwanda, ni umukinyi mukuru. Kagere Meddie yageze ku rwego akinira Amavubi, hari abo bangana bari bageze mu gihe cyo kuwureka. Hari abantu nzi neza ko baretse umupira Kagere Meddie aruta cyane, uri kumva? Ariko reba inzozi agifite, aracyafite inzozi zo kuba yakina i Burayi, sibyo? Nukuba rero ibyo twebwe imitima yacu ishaka akenshi turabibona. Nukuvuga ngo rero nimba we ashaka yasezeye ntabwo namuvugira, kuko nta nubwo nzi impamvu asezeye, kuko waye adashobora kugenda akabona ikipe. Wenda hari bimwe na bimwe yabonye bitamushimishije mu ikipe y'igihugu, nta byashoboka. Kuko ubundi umukinyi w'ikipe y'igihugu umuntu wabaye nka kapiteni, nanjye ntabwo njya mbitindaho, kuko buri wese ubuzima twese tububamo, tubuzungurukamo, ni ubuzima nyine. Ariko nanjye mba mbona bitari byiza ko umuntu wakiniye ikipe y'igihugu asezera ku muhanda. Mba numva haba harabayemo nk'umukino agahamagarwa bakavuga ati uriya niwo mukino we wa nyuma kanaka. Abafana hari abantu baba baramukunze, abantu baba baramukunze bakaza kureba match ya nyuma, kuko hari imbaraga aba yaratanze. Burya umuntu yarakeneye igihugu kugira ngo ahamagarwe, hari imbaraga aba yarakoresheje. Ni ukuvuga rero hari abantu batabiha wenda agaciro, ariko sinzi wenda nimba bazayishira hamwe nk'abo basezeye benshi muri ubu buryo bagategura umukino, bakwishira hamwe bakaza ari 11 bagakina. Abantu mwakiniye ikipe y'igihugu ari ahantu muhurira, ari nk'urubuga muhuriramo muganiriramo, cyangwa muhurira kuri stade mukaganira mwese bari kubishyiza? Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bitari muri organisation, ariko habaho amagroupe, habaho amagroupe y'ama WhatsApp muhuriraho rimwe na rimwe, ariko hari n'ababa barabuze bataba kuri izo mbuga, ariko amakuru nyine mukagenda muyamenya gake gake. Ariko ikipe y'igihugu nyine izahoraho, hari abana bacu bazayikina cyane. Hanyuma dusoza, ubutumwa waha abana bato bakizamuka mu mupira, yewe n'abantu abanyamupira muri rusange? Ni ukuvuga ngo ni ibintu nka bitatu. Ni ukubwira abato, nkabwira n'abakuru n'abakunzi nyine baba bityo. Bango abatoya bari mu mupira nibaze mu mupira ngo bawufate nka hari ibintu byoroshye, kuko urubyiruko rw'ubu ngubu turimo turashaka ibintu bitatuvuna, kandi umupira bisaba kuvunika. Rero kuwuzamo wuzi ufite iyo tara ariko ntushake kuvunika, bizaba nyine abantu baje bareba umupira ariko udafite icyerekezo. Tujye dukinira hano mu Rwanda, nidusohoka igihugu ntiyagira aho kigera, cyangwa ikipe ihagarara igihugu ntiyagira aho igera. Bisaba umuntu aravunika cyane kugira ngo agire urwego runaka ageraho. Hari ibyo tutagezeho, twarwanya intambara ngo tubigereho. Wenda n'ubu ngubu abantu bakirwana bavuga ati nshaka kugera kuri iki ngiki ariko bitari gukunda. Rero abana b'ubu ngubu bagomba kumenya ko umupira atari ibintu byo kuza by'imikino, kaza abizi ko ari uguhatana nyine. Sawa, urakoze. Sawa, murakoze nawe.